Beneda ndashaka kuzababwira ibintu bikomeye kuko hari ibintu byinshi nshaka kubabwira birebana ni digital ID, digital currency, microchip. Yo nzayitindaho. Ndashaka kubanza kubasobanurira ngo buri wese asobanukirwe inyamaswa ivugwa mu Byahishuwe 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18, ndetse n'indi nyamaswa ivugwa mu Byahishuwe 17 umurongo wa mbere kugeza nanone ku murongo wa 18. Mu gusobanura izi nyamaswa bizakorohera guhita usobanukirwa neza icyo bita digital ID, kabiri digital currency ariyo CBDC, gatatu microchip, kane ifaranga koranabuhanga ry'isi yose rizakontorora isi yose ibihugu byose, gatanu politiki imwe ikontorora isi yose ibihugu byose, gatandatu imyemerere imwe cyangwa idini rimwe icyo bita akiminizime. Kugira ngo murabizi ko icyicaro cy'imyemerere imwe cyangwa guhuza imyemerere cyamaze kubakwa kera. Papa uyu nguyu uherutse gupfa niwe wagitashye. Artificial intelligence niyo iri kwihutisha uwo muvuduko w'iterambere ry'isi mu kuzana utwo dukoresho twose ngo tudufasha, ariko no kugira ngo isi ibone uko ikontorora imibereho y'umuntu uwo ari we wese. Hanyuma ejo bazabashe kugufatira icyemezo mu gihe wanze gukora ibyo bagusaba. Microchip niyo finally yo gutwara ubugingo bw'abantu burundu. Imana ikabavaho ku buryo ntawe uzongera gusenga ngo Imana imwumve, nta gusaba imbabazi. Microchip mubimenye ngo niko kantu ka nyuma ko kugira ngo babashe noneho gukontorora n'ibitekerezo byacu, ko microchip izakontorora ibitekerezo byacu. Ibi mubyiteho nshuti z'umusaraba, mubyiteho. Reka nongere mbivuge, mubyiteho. Nibamara gufata ubuzima bwawe bwose bazi imibereho yawe, bizaborohera kukwemeza kwakira microchip. Ukwiye kubanza gusobanukirwa rero ngo inyamaswa isobanura iki. Iyi nyamaswa ivugwa, mbere yuko tuyivuga hari ibintu nifuza ko mubanza kumva. Icya mbere, Yohana yibonye iva mu nyanja. Iyi nyanja isobanura iki? Icya kabiri, yari ifite imitwe 7. Iyi mitwe 7 ishatse kuvuga iki? Gatatu, yari ifite amahembe 10. Aya mahembe 10 asigura iki? Asobanura iki? Agereranya iki? Icya kane, niriya nyamaswa yindi izamuka iva mu butaka ngo ifite amahembe 2 nk'umwana w'intama ikavuga nk'ikiyoka. Icyo tuzayisobanuraho ni ariya mahembe 2 yayo. Icya mbere ni ukuba ari 2, icya kabiri no kuba asa n'umwana w'intama, icya gatatu kubivuga nk'ikiyoka. Mu bintu 7 twasomye izakora harimo no gutera abantu bose, aboroheje, abakomeye, abatunzi, abakene, abumudendezo, abimbata, ushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'iyo nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aka kantu gafate. Uyu maraya Yohana agiye kwereka uzacirwaho iteka arabwiwe ngo yicara ku mazi menshi. Ako kantu rero, amazi menshi maraya yicaraho nayahe? Amazi menshi hano batubwiye maraya yicaraho tugiye kuyareba kugira ngo dusobanukirwe iriya nyanja Yohana yabonye iriya nyamaswa yavagamo. Noneho umurongo wa 3 w'igice cya 17 hari ijambo ryiza cyane. Yohana yaranditse aravuga ngo anjyana mu butayu ndi mu mwuka, nuko mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Umva, we hejuru yabwiwe ngo ngwino nkwereke iteka marayika ukomeza acirwaho, yicaye ku mazi menshi. Ajya mu butayu kureba uwo mugore wicaye ku mazi menshi. Ageze mu butayu ntabwo yabonye amazi, ahubwo aravuze ngo nuko mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Bivuga ngo ya mazi ahindutse inyamaswa, cyangwa se inyamaswa ubwayo niyo mazi. Mubyumve, murabyumva neza. Ibyahishuwe 17 umurongo wa 15. Noneho marayika yaratangiye gusobanurira Yohana iby'iriya nyamaswa n'iby'uriya mugore. Turi ku kintu cyitwa inyamaswa ziva mu nyanja. Inyanja twamaze kuyimenya, ariko na hano bagiye kongera kubisobanura. Daniel 17 marayika yabwiye Daniel ngo izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mwisi. Irangije igaragaza ko inyamaswa zavaga muri iyo nyanja aribo bantu, n'ubwami, n'ubutegetsi buzakomoka muri abo bantu. Uracyumvise? Uragisobanukiwe? Ni ukuvuga ngo n'ubutegetsi, n'ubwami bwagomba kuva muri abo bantu bagiranwa n'iki n'inyanja. Kugira ngo rero byumvikane, aba bami 4, izi nyamaswa nyari bo bami 4 bavuye mu bantu aribo bagiranwa n'inyanja. Intare yasobanuraga iki? N'ubuhe bwami? Idubu
yasobanuraga iki? Ni ubuhe bwami? Ingwe ni ubuhe bwami bwavuye muri abo bantu? Ngo rwari rufite inzara z'imiringa n'imikaka y'ibyuma, tanyenga rwitegereje ngo rubonaho amahembe 10 arahamuka. Noneho tugeze ku kantu rero kavuga ngo kuki nyine Imana ifata ubwami igafata abategetsi abami ikabagaragaza mu ishusho ya kinyamaswa kandi ari abantu? Kuki ni abantu none Imana irabagaragaza nk'inyamaswa? Ni uruhe ruhare rwabo rubi bafite imbere y'Imana bituma Imana ibagaragaza nk'inyamaswa kandi ari abantu? Kameme birumvikana ni abami, abami bagiye bayobora ubwo bwami. Kuki Imana ibagaragaje nk'inyamaswa? Babuloni rero ikubiyemo imyizerere yose yo mu isi yayobye, yapfuye, ikongera igakubiramo na politike z'isi. Imana reka abwira abantu bose bari mu madini bayobejwe ubwoko bwanjye, nimusohoke muri Babuloni. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni. Muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangaza amakuru rurisha. Ayaloni TV. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Nshuti bakunzi bacu, nshuti z'umusaraba, mwebwe mubana natwe buri munsi kandi mugakurikira ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho kuri iyi platform ya Ayaloni TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana. Twongeye gushimira Imana kuko iduhaye umwanya kugira ngo twongere tubane. Turagusaba rero kugira ngo nawe wicare utuze, kugira ngo turusheho kuganira no kumenya cyane cy'Imana dushakaho, kuko umwanditsi w'Abaheburayo ibice 10:25 yaranditse aravuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane bikitwa none, kandi uko mubona urya munsi urushaho kubegera, ariko namwe murushaho kugenza mutyo. Rero uyu niwo mwanya Imana ibiduhaye wo guterana kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe amazina ni Jaric Ikingeneye, pasiteri, nkora umurimo w'ubumisiyoneri, nyoboye umuryango witwa Ayaloni Family of Jesus Christ Ministries International, mu magambo ahinnye ukaba witwa AFGMI. Ni umuryango uhuriyemo abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye ku migabane yose ku isi. Ngira ngo hafi ya hose tubafite abantu. Tugira amateraniro iminsi ine mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru. Iyo minsi yo mu mibyizi, kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu, amateraniro yacu duterana kuva 3 z'ijoro kugeza 5 z'ijoro, turi mu cyo bita Bible study. Turi kwigisha Bibiliya ngo abantu barusheho gusobanukirwa Bibiliya no kuyikunda, kandi ibiri muri iki gitabo cyitwa Bibiliya nibyo twita ijambo ry'Imana, kandi koko n'ukuri kuzuye n'ijambo ry'Imana. Ni nabyo bidukiza, nibyo biduha ubuzima, nibyo bitweza, nibyo bizaduha ubugingo buhoraho. Tukongera tukagira iteraniro ryo ku cyumweru, sun service kuva 3 za mugitondo kugeza 6 z'amanywa, naho tuba turi kwiga kandi dusenga. Turi mu masengesho y'imisi 40 ku bakristo bari hirya no hino ku isi, dusengere ibihugu byacu, dusengera itorero, dusengera ibyifuzo hagati muri twebwe, indwara, ibintu bitandukanye, ndetse tubwira Uwiteka ngo Uwiteka we uduhe kuba maso kandi kugira ngo turusheho kumva neza ijambo ry'Imana, tubone uko duhaguruka tujye kwamaza ubutumwa, kuko twe dufite intego Yesu yasigiye itorero, niyo dushaka gushyira mu bikorwa. Amadini ya deviye n'abayoboki bo mu madini ba deviye batanitayeho, batazi niyo biva niyo bijya. Intego dusanga muri Mariko 16:15 ivuga ngo mujye mu bihugu byose mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, wizera akabatizwa azakizwa, utizera azacirwaho iteka. Hanyuma Yesu akavuga ibimenyetso bizagumana n'abemeye kugenda. Yaravuze ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera: icyambere bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, kabiri bazavuga indimi nshya, gatatu bazafata inzoka, kane kandi nibangwa n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara na hato,
5 muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Hanyuma dusanga andi magambo nanone yanditse muri Matayo 28:19 na 20 aravuga ati nimugende muhindura abantu mu mahanga yose mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe isi yose kugeza ku mperuka y'isi. Urumva hano Yesu ari gutanga isezerano ko abazashyira mu bikorwa ibyo arimo aravuga nk'abana be nk'umubyeyi uri kubatuma bakemera gutumika azabana nabo kugeza ku mperuka y'isi. Hanyuma arandi magambo dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 1:8 tuhasanga amagambo avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzabagaho kumamya uhereye Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Aho hose haratubwira haratwereka ubutumwa, intego cyangwa se inshingano Yesu yasigiye itorero kandi itorero rigomba kurishyiraho mu bikorwa. So rero nicyo turimo twebwe tuvuga ubutumwa ahantu hose aho Umwami Imana dushoboje. Ni muri ubwo buryo rero twashaka kugira ngo tubabwire dufite misiyo Imana yaduhaye yo kugaragaza ibinyoma biri mu madini ndetse no gutangariza bari mu madini ko niba batayasohotsemo bagiye kurimbuka. Kuko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 18:4 hatubwira ngo bwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku bihano byawo kuko ibyaha byabo byarundanyijwe bikagera mu ijuru kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo. So ni ukuvuga ngo rero bavuze Babuloni bashatse kuvuga imyizerere yose imaze kuzura hano muri iyi si. Ni ukuvuga ngo ni uruhurirane rw'imyizerere cyangwa urw'imyemerere. Murabizi ko amadini yose yamaze kwibumbira hamwe akora icyo bita ecumenisme. Buri bihugu n'amadini arimo afite icyo bita imitaka, umbrella. Iyo mitaka cyangwa se umbrella iba ifite abayobozi bari hejuru bihurije hamwe, urugero Islamu, Catholic, Protestant. Ni ukuvuga ngo abayobozi bo hejuru muri ayo madini bo nibo mutaka uhagarariye amadini yabo. Rero bagirana utunama bakorana hejuru, urugero ugasanga ni komite wenda y'abantu 5 cyangwa 10 harimo shehe, padiri cyangwa musenyeri, pasiteri, apotre, bose bakaba ari bazaba biga ku mishinga y'amadini yabo bafata imyanzuro kandi bahurije hamwe ku buryo umwe icyo yanze ntabwo byashyirwa mu bikorwa. Bisaba ngo shehe, padiri cyangwa se musenyeri, apotre, pasiteri, archbishop bahuze ibyo bavuze bose babijyane mu bayoboke babo. Murumva rero icyo nicyo bita Babuloni. Babuloni rero ikubiyemo imyizerere yose yo mu isi yayobye, yapfuye, ikongera kubiramo na politike z'isi. Imana reka abwira abantu bose bari mu madini bayobejwe ubwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni. Nibyo rero tubwira abantu tubatangariza ko amadini abayobozi bayo babashutse byinshi. Icyambere babeshya ko hari abateranira ari mu rusengero muri ayo mazu cyangwa ayo masare muteraniramo. Nyamara Bibiliya ubwayo ivuga yuko urusengero ari umuntu we personal ku giti cyawe, ni wowe rusengero rw'Imana. Pawulo niko yabwiye abakora no mu rwandiko rwa mbere 3:16 ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Ageze ku rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto ibice 6:16 na 17 arongera avuga ko Imana izatura muri twe ikagendera muri twe ikaba Imana yacu natwe tukaba ubwoko bwayo. So Imana ntiba muri ayo masare muteraniramo, Imana iba mu muntu. Iyo yayemereye itura muri we, iyo hatarimo Imana harimo Satani. So rero urusengero Imana ivuga ni umuntu. So amadini yabeshye ko izo sare ari insengero, murabyemera mwumva ko ari Imana ibarizwa. Ari no mpamvu benshi bagiye kurimbukiramo. Kabiri, bongera kubeshya yuko kwicaza abantu, bongera gukora ikosa ryo kwicaza abantu, barabagumana ntibabarekura cyangwa ngo babatoze basobanukirwe misiyo, inshingano itorero ryasigiwe mu kujyana ubutumwa bwiza. Nibyo rero turiho mu kwerekana. Iyo ushaka kutujeninga ngo dufatanye tukwigishe Bibiliya, wumva agaciro ka Bibiliya, sobanukirwe Bibiliya, wiga ubuhanuzi, wiga amateka, wige gutsindishirizwa, mbega byose ubyige Bibiliya yumve, ujye gusacinga amateka byose iyo no kuri internet n'ibindi, ariko ufite
bagage, ufite maze kugira icyo bita package y'ijambo ry'Imana ifatika. Biragoye kugira ngo uzamenye misiyo ya Yesu, biragoye kugira ngo uzakizwe. Niyo mpamvu mu madini badakizwa. Akaba ariyo mpamvu microchip igiye gutwara benshi, digital ID, CBDC, ariyo bita digital currency. Niyo mpamvu twe turi kuri iyo misiyo yo gukangura abizera bose bari mu isi ndetse nabo bari mu madini bayobejwe kugira ngo bamenye icyo umwami yashakaga ko batagisohoje. Akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe abari mu madini bari kugenda bahura n'ingaruka nyinshi. Icyo ni icyambere, ingaruka zirebana n'ibigeragezo n'ibibazo bahura nabyo, kandi bavuga ko bamenye Imana ishobora byose ntibikemuke. Niba waramenye Imana ishobora byose, kuki urwara ntukire? Kuki abantu barimo abadayimoni kandi abadayimoni batabavamo? Kuki Imana idatangaza amakuru y'abagiye kutugira nabi? Nuko nyine ntabwo mwasohoje inshingano yo kujyana ubutumwa. Umwana wese yadatumika, umubyeyi yamutumye ntajyana ubutumwa cyangwa ngo atumike ibyo bamutumye, akenshi umubyeyi ararakara. Kabiri, ntago urukundo yaramufitiye rukomeza. Gatatu, amureba igitsuri. Kane, iyo umwana agize ibyo amusaba hari igihe amwirengagiza. Kandi kubera iki? Kubera ko aba yanze gusohoza inshingano umubyeyi yamuhaye. Rero abayoboke muri mu madini, niba Imana ivuga ko tugomba kujyana ubutumwa, mukaba musazira muri ayo madini na Bibiliya utarayimenya, utaranahinduka ngo umukirisitu wa nyawe, ukaba ukiri umupagani nk'uko watangiye uvuga ngo warizeye, nuko utigeze wigishwa n'Imana itari kumwe nawe. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana itari kumwe nawe. Niyo mpamvu dukangurira abantu kwiga ijambo ry'Imana. Iyo ushaka kuza kutujoyininga ngo wifatanye natwe muri urwo rugendo, n'abantu bamaze gusobanukirwa amadini ko ari ikimodoka cya Satani, ni ikigare ya Moshe cy'umwuka mubi wa Satani gipakiye abantu kibajyana ikuzimu, kandi abantu bakicara muri ayo madini bazi ngo barajya mu ijuru ariko bajya ikuzimu. So ku bantu bashaka kwifatanya natwe, ni umuntu wafashe icyemezo cyo kuva mu idini, utari mu idini. Kabiri, kandi je wiyemeje ko tugiye gufatanya kwamaza ubutumwa bwiza. Rero urareba aho kuri screen yawe aho urimo kurebera ikiganiro, umanuka hasi muri description ya Iron TV, kirikeho kuko hariho ijambo MOA. Iyo ukiritse kuri iryo jambo MOA, harimo nimero zacu za telefone, hakazamo n'intego za Iron TV. Umanuka munsi y'intego za Iron TV wasanga link ya WhatsApp, ugakirikamo, ubaye requested, tukakubona tukakwakira, ariko tubanje kukubaza ibyo twakubwiye niba wabyubahirije. Imana rero ibaho umugisha nguwo umurimo dukora, kandi turarikiye abantu bose kuza gufatanya natwe uwo murimo. Uyu munsi turagarutse, ngira ngo hari ikiganiro twakoze mwamaze kukibona. Ni ikiganiro twakoze ejo gifite titiri ivuga ngo birasohoye. Mbese nawe witeguye kuyifata? Ubwoba bwinshi mu Rwanda. Iyo niyo titire igize icyo kiganiro twabahaye. Twatiri gusobanura ku bintu bigeze muri 6 bihangayikishije abari mu isi, cyane cyane abari mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byacu bya East Africa, kuko icyo mu Rwanda bagiye gukora no mu bindi bihugu byacu bya East Africa bafite intego yo guhita bagikora. Kandi mu Burayi ho bisa nkaho byarangiye, USA byararangiye, Australia byararangiye, Asia ngira ngo naho babigeze kure. So twavugaga ibintu 6 ariko birenguriza ku cyo bita inyamaswa, izina ry'inyamaswa, ikimenyetso cy'inyamaswa, umubare w'inyamaswa 336 ndetse n'igishushanyo cy'inyamaswa. Ibyo bintu 6 twavuze ni ibihe, kandi ari byo tugarukamo kugira ngo dukomeze ku nyamaswa, ngo twari twabibabwiye ko tugiye gukora episode. Icyambere ni digital ID mu Rwanda bazatangira gutanga kuva mu kwezi kwa 6 k'umwaka wa 2026, kuko batangiye
kubarura ndetse abantu no kujya gutanga amakuru akenewe no kureba niba amakuru yabaga muri ID zabo za mbere yuzuye cyangwa ari ibyo bagabanyamo cyangwa ari ibyo bongeramo. So rero twavugaga kuri digital ID, indangamuntu koranabuhanga. Kabiri, CBDC, digital currency, ifaranga koranabuhanga. Gatatu, microchip. Kane, ifaranga koranabuhanga ariko ry'isi yose, kuko iryo mu Rwanda ryo niryo navango riri roko, niryo mu Rwanda gusa riri nationali. So hari n'ifaranga rero koranabuhanga, iryo faranga koranabuhanga nirizakora mu rwego rw'isi yose. Ariko system uko ziri kugenda zubakwa ku buryo ibihugu byose birimo kugenda byakira icyo bita digital ID, digital ID na digital currency, ni system bashaka kuzahuriza hamwe kugira ngo iryo faranga koranabuhanga ry'isi yose zabashe guhita biborohera, guhita riba kontrola cyangwa rikontorora ibihugu byose kubera digital ID ndetse na digital currency z'ibihugu. Hanyuma icyo ni cya kane, kuvuga ngo hari digital ID, kaba digital currency, CBDC, microchip, akazana iryo faranga rimwe nyine ry'isi yose, politique mondiale cyangwa politique mpuzamahanga, ndetse icya gatandatu ni dini rimwe mpuzamahanga cyangwa imyemerere imwe, guhuza imyemerere. Byose bikaba ubiri inyuma cyangwa ubihagarariye ni Antikristo, ariko noneho Antikristo nawe afite icyari gukoresha cyitwa inyamaswa, sibyo? Akaba ariyo mpamvu abantu nyine bafite ubwoba bwinshi kuri digital ID irimo kuza mu Rwanda. Beneda, ndashaka kuzababwira ibintu bikomeye, kuko hari ibintu byinshi nshaka kubabwira birebana ni digital ID, digital currency, microchip yo nzayitindaho. Ariko ndashaka kubanza kubasobanurira ngo buri wese asobanukirwe inyamaswa ivugwa mu Byahishuwe 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18, ndetse n'indi nyamaswa ivugwa mu Byahishuwe 17 umurongo wa mbere kugeza nanone ku murongo wa 18. Izi nyamaswa uko ari ebyiri ndifuza ko buri wese yazantega amatwi kugira ngo arushe gusobanukirwa, kuko mu gusobanura izi nyamaswa bizakorohera guhita usobanukirwa neza icyo bita digital ID. Kabiri, digital currency ariyo CBDC. Gatatu, microchip. Kane, ifaranga koranabuhanga ry'isi yose rizakontorora isi yose, ibihugu byose. Gatanu, politiki imwe ikontorora isi yose, ibihugu byose. Gatandatu, imyemerere imwe cyangwa idini rimwe, icyo bita ecumenisme. Kugira ngo murabizi ko icyicaro cy'imyemerere imwe cyangwa guhuza imyemerere cyamaze kubakwa kera. Papa uyu nguyu uherutse gupfa niwe wagitashye akivugiramo n'ijambo. Ingoro yubatswe ahitwa Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ni ingoro igizwe n'inzu eshatu, hari inzu ya Islamu, inzu ya Judaisme n'inzu y'Abakatolike, cyangwa se iyi ya mbere ihagarara imyizerere y'Abayahudi, iya kabiri ihagarara imyizerere yose iyo ya Islamu, ihagarara imyizerere yose itemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, itanemera Mesiya kazaza. Ubwo ni ukuvuga ngo ni amadini yose atemera ko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Hanyuma idini y'Abakatolika cyangwa iyo nzu ihagarara idini y'Abakatolike, ubwo yihagarara imyizerere yose ya Christianism. Icyo cyicaro cyarabaye, cyarubatswe, cyararangiye, papa yaragitashye hariya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ahitwa Abu Dhabi. Niwo murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Abu Dhabi. Hari benshi bajya bavuga ngo ni Dubai. Dubai ntabwo ari umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, oya, ahubwo ni Abu Dhabi. Dubai we ni umurwa, ni ahantu hagenewe ubucuruzi. So rero kugira ngo tubashe kurokoka ibyo bintu nuko tugomba kuba twamaze kwiga ibi ndimo ndababwira. Kadusome Ibyahishuwe, kuko nababwiye ko nzagaruka dutangira kwinjira ku gusobanura inyamaswa. Inyamaswa sapoti yayo ni Antikristo. Antikristo nawe sapoti ye ni Satani. Niyo mpamvu tugomba kwiga inyamaswa. Kwiga inyamaswa niyo izana cyangwa ishoreye ibi bintu byose tubabwiye, kandi yifashishije icyo bita AI,
artificial intelligence. Artificial intelligence ni ukuvuga ngo ni ubwenge bukorano bwa muntu. Iyi artificial intelligence niyo iri kwihutisha uwo muvuduko w'iterambere ry'isi mu kuzana utwo dukoresho twose ngo tudufasha, ariko no kugira ngo isi ibone uko ikontorora imibereho y'umuntu uwo ari we wese, hanyuma ejo bazabashe kugufatira icyemezo mu gihe wanze gukora ibyo bagusaba. Kuko niba akaunti yawe bayifite, bakaba bazi umubare w'amafaranga ufite binjiramo ko bashaka, bakaba bazi aho uryama, bakaba bazi ingendo ukora, aho wirirwa, aho urara, niba utacya niba urarayo, mbega buri kantu k'ubuzima bwawe bwose bakazi. Biroroshye ko nibazana microchip, kuko microchip niyo confirmation y'utwo tuntu twose, digital ID, digital currency, cyangwa se ibyo bintu byose turimo turavuga. Microchip niyo finally yo gutwara ubugingo bw'abantu burundu, Imana ikabavaho ku buryo ntawe uzongera gusenga ngo Imana imwumve, nta gusaba imbabazi. Microchip mubimenye ngo niko kantu ka nyuma ko kugira ngo babashe noneho gukontorora n'ibitekerezo byacu, ko microchip izakontorora ibitekerezo byacu. Ibi mubyiteho nshuti z'umusaraba, mubyiteho. Reka nongere mbivuge, mubyiteho. Niba mara gufata ubuzima bwawe bwose bazi imibereho yawe, bizaborohera kukwemeza kwakira microchip, kuko niba ufite kuri akaunti yawe amafaranga runaka bazayaboroka, umutungo wawe wose bazawufata n'udasohoza ibyo bakubwiye. Kandi ibyo bagomba kubimenya bifashije digital ID, digital currency, ariyo CBDC n'ibindi birimo biraza. AI iri kuzana byinshi. So tugiye kubanza twige rero iyi nyamaswa. Iyi nyamaswa yavuzwe n'abantu benshi. Abize theology barayigisha mu buryo butandukanye, kuko theology iri mu moko menshi, kuko buri dini ryose rigira yaryo. Idini Catholic ifite theology yayo, Adventiste ifite theology yayo, Anglikani ifite theology yayo. Aya madini ya Gipantekote y'abantu ku biti byabo bagira theology yabo. ADPR igira theology yayo. Beka buri dini rigira yayo. Niyo bakwigisha theology yabo, bakwigisha muri system yo kugukonveka no kugukundisha imyemerere yabo n'idini yabo. Niyo mpamvu rero abantu badahurizaho neza kuri iyi nyamaswa, bose ntibahurizeho. Nyamara Bibiliya yo ifite ukuri kuzuye inshuti z'umusaraba. Ahubwo nuko abantu banze gusoma Bibiliya. Abantu ntibashaka gusoma kino gitabo. Abantu ntabwo bakunda ijambo ry'Imana. Kandi abantu ukuntu duteye, abantu bakunda ibintu bibatera ubwoba, kandi nanone bagatinya ibintu bibatera ubwoba. Urumva ikibazo umwana w'umuntu afite. Niyo mpamvu ab'iki gihe ubigisha ibintu nk'ibi, ngo yangu iyo ni stress, ngo mwe du stress, ngo ibintu biteye ubwoba ntitubishaka. Kandi akaba ari kwirukanga kuri social media, ngo niyo hari amakuru y'intambara agashaka kujya kuyareba, ngo nihenga abantu bapfuye akirukanga. Ibyo se ntabwo byo biteye ubwoba? Ibyo ntibiteye ubwoba? Niko nimunyumviraho intambara igeze n'ibitaje gutera mu gihugu cyacu. Kuki urimo gushaka kujya kumva ibyo bintu? Bakubwiriza ubutumwa bwiza ngo ibyo ni ibidustressanga, ibyo ni iterabwoba mwigisha. Nuko wanga ukuri kw'Imana, kandi ariko konyine kugukiza. So abantu rero bagaragaza ko batinya ngo ibibatera ubwoba, ariko kandi bakagaragaza ko babikunda. Kuko abantu bakunda ibintu biteye ubwoba, n'ibyo biruka nka bajya kureba ibibahumuriza, ibibahisha amahoro. Kuko ijambo ry'Imana ryo rituma umuntu agira amahoro, akumva aratekanye, kumva nta bwoba bw'ejo hazaza. Ariko abantu ntibarikunda. So ni amagambo turi kuganira yanditse mu byahishuriwe Yohana ibice 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Ayo magambo avuga ngo iki? Yohana yanditse nk'uko umwami Yesu yarabimubwiye. Arandika ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja,
ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikiye inyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ku murongo wa 11 Yohana abona indi nyamaswa ya kabiri. Iyo nyamaswa ya kabiri yabonye ayigaragaza, akavuga ibintu bigeze muri 7 izakora. Yatangiye avuga ngo, nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Icya mbere, itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Kabiri, ihata isi n'abayibamo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Gatatu, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru mu isi mu maso y'abantu. Kane, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Gatanu, ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa rikomerekejwe n'inkota ikabaho. Gatandatu, ihabwa gu'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Karindwi, itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. 18 asoza avuga ngo, aho niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Hari indi nyamaswa ivuga mu byashuro 17, iyi izadufasha gusobanura neza iri ya 13. Haza umwe muri abamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika meza acirwaho yicara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasena inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amaze no gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amabere ryanditswe ngo, Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mubonye ndatangara cyane. Marayika arambaza ati, niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Iyo nyamaswa ubonye yahozeho, nyamara ntikiriho, kandi igiye kuzamuka iva kuzimu ijye kurimbuka. Abari mu isi amazina y'abatanditswe mu gitabo cy'ubugingo yo kuremwa kw'isi bazatangara babonye iyo nyamaswa yahozeho ikaba itakiriho kandi ikazongera kubaho. Reka tube tugarukiye ku murongo wa 8, tuzakomeza ahandi. So twavuganye yuko kugira ngo tuzagere ku cyo bita digital ID, microchip, digital currency, ifaranga rimwe ry'isi yose, idini rimwe ry'isi yose,
politike imwe y'isi yose nuko tugomba kubanza tugasobanura inyamaswa, kuko ibintu byose niyo ibihatse, niyo ibiri inyuma. Ukwiye kubanza gusobanukirwa rero ngo inyamaswa isobanura iki. Iyi nyamaswa ivugwa, mbere yuko tuyivuga hari ibintu nifuza ko mubanza kumva. Icya mbere, Yohana yibonye iva mu nyanja. Iyi nyanja isobanura iki? Icya kabiri, yari ifite imitwe 7. Iyi mitwe 7 ishatse kuvuga iki? Gatatu, yari ifite amahembe 10. Aya mahembe 10 asigura iki? Asobanura iki? Agereranya iki? Icya kane, ni iriya nyamaswa yindi izamuka iva mu butaka, ngo ifite amahembe 2 nk'umwana w'intama, ikavuga nk'ikiyoka. Icyo tuzayisobanuraho ni ariya mahembe 2 yayo. Icya mbere ni ukuba ari 2, icya kabiri no kuba asa n'umwana w'intama, icya gatatu kubivuga nk'ikiyoka. Amahembe yayo yasaga nk'umwana w'intama, none navuga nk'ikiyoka. Icya kane, mu bintu 7 twasomye izakora harimo no gutera abantu bose, aboroheje, abakomeye, abatunzi, abakene, abumudendezo, abimbata, ushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'iyo nyamaswa cyangwa umubare we. Noneho umubare w'izina ryawo ugasaba batubwira ngo ni umubare w'umuntu, kandi uwo mubare ni 636. Ni ukuvuga ngo rero icyanyuma nzasorezaho ni uyu mubare 636 n'ikimenyetso cyawo, n'uburyo ikimenyetso cyawo kirwa ku bantu, bibone kutujyana kuri digital ID, microchip n'ibindi. Ukwiye kubanza rero gusobanukirwa inyamaswa isigura iki, iriya nyanja ivuga iki. Turahera ku nyanja. Yohana aravuga ati, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja. Iyi nyanja, Bibiliya mu buhanuzi iyo ivuze inyanja iba ishatse kwigisha abari mu isi, ibigisha ibiki, kugira ngo ubyumve neza tutagiye mu bindi ngo kuri internet n'ibindi. Bibiliya byumvikanisha, biradufasha. Mu gice cya 17 niho ngiye kwifashisha kugira ngo ubyumve neza. Kino gice cya 17 batubwiye ngo haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabyandwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Aka kantu gafate, uyu maraya Yohana agiye kwereka uzacirwaho iteka, arabwiwe ngo yicara ku mazi menshi. Ako kantu rero, amazi menshi maraya yicaraho ni ayahe? Amazi menshi hano batubwiye maraya yicaraho tugiye kuyareba kugira ngo dusobanukirwe iriya nyanja Yohana yabonye iriya nyamaswa yavagamo. Noneho umurongo wa 3 w'igice cya 17 hari ijambo ryiza cyane. Yohana yaranditse aravuga ngo, anjyana mu butayu ndi mu mwuka, nuko mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Umva, we hejuru yabwiwe ngo ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho yicaye ku mazi menshi. Ajya mu butayu kureba uwo mugore wicaye ku mazi menshi. Ageze mu butayu ntabwo yabonye amazi, ahubwo aravuze ngo, nuko mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Bivuga ngo ya mazi ahindutse inyamaswa, cyangwa se inyamaswa ubwayo niyo mazi. Mubyumve, murabyumva neza. Ibyahishuwe 17 umurongo wa 15. Noneho marayika yaratangiye gusobanurira Yohana ibyiriya nyamaswa n'ibyuriya mugore, kuko ku murongo wa 8 niko batubwiye hano bice 17 umurongo wa 8. Marayika yabwiye Yohana ngo, niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Noneho atangira kumusigurira, atangira kumusobanurira, aramanuka arinda agera ku murongo wa 18. Noneho ku murongo wa 15 umva noneho rero ya mazi maraya yicayeho ari nayo yahindutse inyamaswa Yohana yabonye ifite imitwe 7 n'amahembe 10, ikaba yuzuye amazina yo gutuka Imana. Umurongo wa 15 baratubwira ngo, ya mazi wabonye wa maraya yicaraho, niko batubwira no ku murongo wa 15. Avuga ngo, nuko arambwira ati, ya mazi wabonye
nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho, dore igisobanuro cyayo, niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga ndetse n'indimi. Nuvuga ngo Yohana rero yahise asobanurirwa amazi ayo ariyo, cyangwa iriya nyamaswa umugore yicayeho w'umumaraya iyo ari. Ari amazi ari inyamaswa byose bisobanuye amoko, amateraniro y'abantu, amahanga ndetse n'indimi. Aka kantu nakumvise itusobanukirwa ngo iyo bavuze amazi cyangwa se inyanja bashatse kuvuga amoko, amateraniro y'abantu, amahanga ndetse n'indimi. Abantu batuye ku isi ni ubwinshi bw'abantu, uruhuri rw'abantu. Imana yibona abantu akenshi ikunda kubagereranya nk'inyanja, nk'amazi. Ndetse na Aburahamu ubwo yarimo arasakuza ngo Imana ngo yaramuretse ngo arashaje nta mwana afite, mu bice 15 by'itangiriro ndetse n'igice cya 18 hose Imana agiye imubwira, yaramubwiye ngo sohoka uhagarare hanze. Arasohoka yitegereza hejuru, Imana amubwiye ngo reba hejuru abona inyenyeri, ngo kubona ngo zira nyenyeri wabasha kuzibara ati sinabishobora, ni kuri urubyaro rwawe ruzangana. Imujyana ku nyanja avuga ati urabona uriya musenyi wo ku nyanja wabasha kubara ati sinawushobora, urubyaro rwawe ruzangana nk'umusenyi wo ku nyanja. Urumva ubwinshi bw'abantu Imana ikunda kubugeranya n'inyanja. So iyo Bibiliya ivuze inyanja mu buhanuzi bishatse kuvuga abantu. Kambaho urundi rugero, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 57 umurongo wa 20 hari ijambo rivuga ngo ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka uko itabasha gucayuka, amazi yayo azikura isayo n'imivumba. Hanyuma asoza avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Uvuga ngo ahangaha Imana ishize kugaragaza ko ubwinshi bw'abantu ariko abanyabyaha bagereranywa n'inyanja, ariko inyanja yatobamye, yazamuye ya misenyi igatobama igahinduka umwanda, ngo amazi yazikura isayo n'imivumba. Kuvuga ngo abanyabyaha bameze nk'inyanja yatobamye, yazikuye isayo akazikura imivumba akabasa nabi. So aha twashaka kubanza gusobanura ngo Bibiliya yivuze inyanja ibishatse kuvuga amoko, amateraniro y'abantu, amahanga ndetse n'indimi, abantu batuye mu isi. Noneho kugira ngo mwongere mu byumve neza, Bibiliya irongera ikagaragaza mu buhanuzi bwa Danieli uburyo Danieli yabonye imiyaga 4, igice cya 7 cy'igitabo cy'umuhanuzi Danieli, ngo yabonye imiyaga 4 ihubukira ku nyanja. Inyanja wayumvise nanone, yabonye imiyaga 4 ihubukira hehe? Ku nyanja. Noneho ngo muri iyo nyanja hazamukamo, havamo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Nukuvuga ngo iriya miyaga yahubukiye ku nyanja isobanura ko nihishurirwa rivuye ku Uwiteka Imana igiye kwereka nde? Danieli. Noneho rero Imana igaragaza ko mu nyanja hagiye kuvamo inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Reka dusome kugira ngo mubyumve neza. Ibyo byiza hari igihe tuvuga mukagira ngo ni byacu turimo turivugira, ariko ni byiza ko dusoma. Igice cya 7 cy'umuhanuzi Danieli, reka some duhere ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Haravuze ngo mu mwaka wa 1 ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Danieli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Danieli aravuga ati mu byo neretswe nijoro yagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuko uconshomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona inyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro
mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Amen. Hano bari kutwereka Danieli yerekwa inyamaswa enye zivuye mu nyanja. Niba wumvise bwa mbere dutangirana, wumvise inyanja iyo ariyo, ubu hano Danieli akivuga inyanja ugomba guhita wumva iyo ariyo. Izi nyamaswa enye, intare, idubu, ingwe, ni inyamaswa ngo yari inyamaswa nini y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite inzara z'imiringa n'imikaka y'ibyuma, ikagira amahembe 10, yafashe ibintu byose abimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Zose yazibonye ngo ziva mu nyanja, bivuge ngo zari zivuye mu moko, amateraniro y'abantu, amahanga n'indimi. Danieli yabonye inyamaswa enye zivuye mu bantu batuye mu isi. Noneho tugiye kureba izi nyamaswa Danieli yabonye, ibi nyamaswa bivuye mu bantu ntibyabariye ibi nyamaswa kuki byavuye mu bantu? Niki marayika Gabriel aha cyangwa abwira asobanurira Danieli, kuko Danieli nawe byaramucanze, aravuga ati kumbonye inyanja, nkabona inyamaswa, nkabona imiyaga 4 ihubukira ku nyanja, izi nyamaswa zivuye muri iyi nyanja bishatse kuvuga ikimana. Umva kuntu Danieli yabwiwe, tega amatwi wumve. Danieli ibice 7 umurongo wa 17. Rambura Bibiliya yawe nshuti yanjye, rambura Bibiliya yawe. Bibiliya y'ubwayo irisobanura kugira ngo utajijwa wumve neza ikimana ivuga mu ijambo ryayo, ubashe kumenya uburyo resista ibi bihe duhagazemo, kuko birimo kwinjiza itorero muri kwa gutotezwa kwa nyuma, muri wa mubabaro ukomeye Imana yavuze uzabaho kandi utarigeze ubaho kuva isi yaremwa, kandi ukazabaho rimwe ntuzongere kubaho kundi, kuko nicyo gihe kizamurwa ry'itorero, kandi nacyo gihe cyo kurimbura iyi si n'ibiyirimo byose byagomeye Imana, yaba Satani, yaba abadayimoni, ndetse n'ikiremwa muntu cyanze kumvira Imana. Kandi icyo gihe cyo gutsembaho iyi si yanduye ikarema indi si nshya yageneye abazaba barakiranutse. So niyo mpamvu Imana yavuze, Yesu yavuze ngo uwo mubabaro uzabaho ntiwigeze ubaho kuva isi yabo, kandi ntuzongera kubaho kundi. Rero ibi turimo kwiga, ibi by'inyamaswa byose biragenda biganisha kuri digital ID, microchip, digital currency, n'ibindi byose twagiye tuvuga. Kandi igikoresho gikomeye bari kwifashisha nicyo bita AI, artificial intelligence. Ahantu muhumve turi ku kintu cyitwa inyamaswa ziva mu nyanja. Inyanja twamaze kuyimenya kari abantu, ariko na hano bagiye kongera kubisobanura. Danieli 7:17, marayika yabwiye Danieli ngo izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Ubitegede sebo hano mvuze mu kigande, muntegede. Izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. None urumva ya nyanja aribo bantu, Imana irangije igaragaza ko inyamaswa zavaga muri iyo nyanja aribo bantu, n'ubwami, n'ubutegetsi buzakomoka muri abo bantu. Uracyumvise? Uragisobanukiwe? Ni ukuvuga ngo n'ubutegetsi, n'ubwami bwagomba kuva muri abo bantu bagiranwa n'iki n'inyanja. Niyo mpamvu Danieli yabonye inyamaswa enye, yabonye iyo miyaga 4 iva mu ijuru ihubukira kuri iyo nyanja. Muri iyo nyanja hazamukamo inyamaswa enye zidahuje ubwoko, ariyo ntare, idubu, ingwe n'inyamaswa y'amahembe 10. Arabwiwe rero ngo n'abami 4 bazaduka bavuye muri abo bantu, babigarurire babayobore. Kugira ngo rero byumvikane, aba bami 4, izi nyamaswa enye aribo bami 4 bavuye mu bantu aribo bagiranwa n'inyanja. Intare yasobanuraga iki? N'ubuhe bwami? Idubu
yasobanuraga iki? Ni ubuhe bwami? Ingwe ni ubuhe bwami kavuye muri abo bantu? Iriya nyamaswa y'inyamaboko yari iteye ubwoba, urunyamaswa rubi ruteye ubwoba na Daniel rwamuteye ubwoba, rwari rufite n'amahembe 10, ngo rwari rufite inzara z'imiringa n'imikaka y'ibyuma. Daniel ngarwitegereje ngarubonaho amahembe 10 arahamuka. Icyo kintu yakibajeho cyane ko yanabibajije marayika ati ndashaka kumenya iby'iriya nyamaswa ya kane, kuko ngo yamuteye ubwoba. Singibi hano se, dore ngibi hano umurongo wa 15 w'igice cya 17 haravuga ngo jewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose, arabimbwira ansobanura impamvu zabyo, ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure bo ubwabo iteka ryose. Noneho umurongo wa 19 haravuga ngo mpera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'iby'inyamaswa ya kane, itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisibangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze atatasanzwe akarandurwa imbere yaryo, ariryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. Urumva ko Daniel nawe wagize ikibazo cy'inyamaswa ya kane. So izi nyamaswa rero ni ubwami bune nk'uko babitubwiye hano, ariko noneho ni ubuhe bwami? Iyo bavuze intare babashatse kuvuga ubwami bwa Babuloni, bwayobowe n'umwami wabwo wa mbere ari we witwa Nebukadinezari. Babuloni ariyo Irake y'uyu munsi. So intare rero ni ubwami bwa Nebukadinezari bwa Babuloni mu gihugu cy'Abakaludayi. Iyo bavuze idubu ni ubwami bwakurikiye bwigaruriye nanone ubwami bwa Babuloni, bwigarurira abaturage, ariko bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Dariyo na Kuro nibo bami babo ba mbere bayoboye ubwami. Bwari ubwami bubiri bwigenga bwose, ariko bukaba buhuje politiki imwe mu kwigarura isi yose. So iyo niyo bita idubu rero. Hanyuma inyamaswa ya gatatu ariyo ngwe, ni ubwami bwakurikiyeho ubw'Abamedi n'Abaperesi, bwari ubwami bw'Abagiriki. Alexandre Rogra niwe wigaruriye isi nyuma y'Abamedi n'Abaperesi, cyangwa se Alexander the Great niwe wigaruriye ubwami asimbura Abamedi n'Abaperesi. Hanyuma uyu Alexandre yari umunyapolitiki ukomeye, yari afite politiki ikomeye mu gisirikare, kandi azi na politiki ikomeye mu miyoborere, kuko ibihugu byose yigaruriraga politiki ye yari yarabwiye igisirikare cye yuko igihugu cyose yigaruriye abasirikare bagomba kwirara mu gitsina gore cyo muri icyo gihugu, abagore abakobwa bakabashaka bakabatera amada bakabyarana abana. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, abana urumva babaga ari Abagiriki kamemu, none abana babo bakabatoza ururimi rwabo rwa Kigiriki. Gatatu, abana bagatozwa karica ya Kigiriki, umuco wa Kigiriki. Kane, bakabatoza no gusenga imana zabo za Kigiriki, cyane Abagiriki bagiraga imana nkuru yitwa Zeus. So iyo ni politiki ya Alexandre, akaba ari mpamvu yigaruriye isi mu buryo bwihuse. Kandi abana bose bashaka ko bahita baba basirikare, nabo uko bakoraga bahitaga baba basirikare. Hanyuma rero Ubugiriki nibwo bwami bwa gatatu, ariyo nyamaswa yitwa ingwe yavaga mu nyanja, aribo bantu. Ubwami bwa kane bwasimbuye Ubugiriki ni ubwami bw'Abaroma. Roma cyangwa se Roman Empire ni ubwami bwangize abakayisari benshi, ndetse bugira n'abapapa babaga bayoboye muri politiki no mu iyobokamana, nabo babaye abakayisari kuko bayoboraga isi yose nabo. So Roma niyo iriya nyamaswa Daniel yabonye yari ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, yafashe ibintu byose irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo, kandi ikaba ifite amahembe 10. Niyo ya nyamaswa yateye ubwoba Daniel, abaza amashira kinyoma marayika, sobanurira amashira kinyoma y'iriya nyamaswa yanteye ubwoba. So mwabyumvise neza ko iyo bavuze inyanja, Bibiliya yivuga inyanja mu buryo bwa gihanuzi, bishatse kuvuga amoko amateraniro y'abantu amahanga n'indimi, abantu batuye ku isi.
kabiri, iyo bavuze inyamaswa mwatangiye kubisobanukirwa ko ari ubwami, ari ubutegetsi buba buvuye muri abo bantu Imana yagaragaje nk'inyanja. Noneho tugeze ku kantu rero kavuga ngo kuki nyine Imana ifata ubwami igafata abategetsi, abami, ikabagaragaza mu ishusho ya kinyamaswa kandi ari abantu. Kuki ni abantu none Imana irabagaragaza nk'inyamaswa? Ni uruhe ruhare rwabo rubi bafite imbere y'Imana bituma Imana ibagaragaza nk'inyamaswa kandi ari abantu? Kameme birumvikana ni abami, abami bagiye bayobora ubwo bwami. Kuki Imana ibagaragaje nk'inyamaswa? Mu Byahishuwe 13 umurongo wa mbere, inyamaswa zamuka iva mu nyanja, inyanja ari bo bantu, bivuge ngo watangiye kubyumva neza ko iyo bavuze inyamaswa baba bashatse kuvuga ubutegetsi. None ubwo butegetsi kuki Imana ifata abategetsi bo mu isi ikabagaragaza nk'inyamaswa? Ese ubundi iyo barimo kuyobora abantu ari bo nyanja, babayobora mu buryo bubatera kubaha Imana Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi? Cyangwa rimwe na rimwe ahubwo hari n'ubwo bagira uruhare mu gutuma abantu barushaho gukabya kwanga Imana no kuyigomera, ndetse rimwe na rimwe bakanashaka kubakura kuri iyo Mana ngo batongera kuyubaha? Kuko ugiye kureba politike ziri hano muri iyi si, politike ziri muri iyi si, akenshi uzasanga politike zikunda kurwanya iyobokamana. Muzabikurikirane murebe. Kandi na kera n'ubu bwami bwagiye burwanya iyobokamana. Nebukadinezari yarwanya iyobokamana rya Data wa twese wo mu ijuru. Abamede n'Abaperesi, Dariyo na Kuro n'abandi bami bakurikiyeho, bamwe babigizemo uruhare. Ubugiriki bwarakabije bwo burarengera mu kurwanya iyobokamana, kuko barwanyaga Isiraheli, kandi Isiraheli bwari ubwoko bw'Imana. Niba Imana ashaka kwigaragarizamo ku isi yose ngo abantu bayimenye binyuze ku Bisiraheli. Hanyuma Abaroma nibo bishe Yesu, nibo bishe intumwa. Roma yakoze amahano menshi, bishe umukiza, bica intumwa, bica n'abasaza bakurikiye intumwa. Kinyejana cya kabiri, cya gatatu, cya kane, bose barimo barica. So rero ngira ngo mwatangiye gusobanukirwa igituma Imana ifata abategetsi, abami, abatware, ikabagaragaza mu ishusho y'iki? Y'inyamaswa. Ubugome, ubwicanyi bagira, kwambura abantu ubuzima, no kurwanya Imana mu gihe bari kurwanya abari mu kuyamamaza no kuyivuga, nabo ubwabo bakanga guhindukira ngo bizere. So ndashaka rero kugira ngo twongere tujye muri Bibiliya mbereke iyindi mpamvu Imana ifata abategetsi bo mu isi ikabita inyamaswa, cyangwa se yo inuka ibabona mu ishusho y'inyamaswa, ku buryo nayo birayitangaza kwibaza ngo aba bantu ko nabaremye mu ishusho yanjye, wayi bakomeza kuba nk'inyamaswa? Ko inyamaswa ntitekereza. Niyo mpamvu inyamaswa ishobora kubyara umwana ikamurya, niyo mpamvu ishobora gusanga inyamaswa ingenzi yayo ikayica. Ubundi abantu iyo bicana kandi bafite ubwenge Imana yabaremanye, umuntu azi neza ko hariho kubabara, umuntu mugenzi we afite amaraso nk'aye, urupfu ararusobanukiwe, wayi Imana birayitangaza ari babona mu bintu nk'ibyo ngibyo. So ndashaka kugira ngo turebe uburyo abantu Imana agiye bagaragaza mu bwenge bafite bubakoresha aho buturuka, akaba ariyo mpamvu ibabona mu ishusho y'ubunyamaswa. Reka dusome mu rwandiko rwa Yakobo ibice 3 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17 twumve. Baratubwiye ngo ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarabanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Amen.
ndagira ngo ahantu muhumve neza kuko waragiye kudusobanura igituma Imana ifata ubutegetsi bwo mu isi mu ishusho ya kinyamaswa ikabugaragaza ari inyamaswa. Ni ukuvuga ngo Imana iri kuvuga ngo ikigaragaza ko ari inyamaswa nuko hari ibintu bigeze muri bine bikunda kubagaragaramo cyane kandi bitangira mu mitima yabo bikanashyirwa mu bikorwa inyuma. Haravuga ngo icya mbere kigaragaza ko ubwenge bafite atari y'ubutanga ahubwo buturuka ahantu hangahe hatatu, ngo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Ikintu kiburanga ubwo bwenge mu cya mbere ni ukuvurungana, icya kabiri ni amakimbirane, icya gatatu ni intonganya, icya kane ni ugukora ibibi byose. Iyo tugiye kwitiza tukareba ubutegetsi bwe hano muri iyi si uzasanga ibihugu hafi ya byose ibi bintu bine bihoramo: kuvurungana, amakimbirane, intonganya. Ugasanga igihugu kiratongana n'ikindi, ugasanga baraterana imivurungano, ugasanga intambara baraziteza. Urugero muhere kuri Russia ndetse na Ukraine, imyaka igiye gushyika muri 4, ni imivurungano, ni intonganya, ni ibibi byose, ni amakimbirane, baricana, ibihumbi by'abantu bimaze gupfa ntibigira ingano. Tuze kuri Isiraheli, mu bihugu byose bimaze igihe birwana ndetse n'ibyihebe barwanye: Isiraheli na Lebanoni, Isiraheli na Irani, Isiraheli na Hamasi, Isiraheli na Palestina, Isiraheli na Yemeni. Ayo makimbirane, izo ntonganya, ibyo bibi byose, iyo mivurungano, muri Amerika nibyihoramo. Ibihugu byose nka za China, za Korea ya ruguru, muze muri Afrika yacu, tujye muri East Africa, u Rwanda na Congo, Congo n'u Rwanda, Uganda n'u Rwanda, byagiye bibaho tubibona kandi ubundi biba bihari nuko tuba tutabibona, biri mu buryo bw'ibanga ko politike ntago zoroshye mu isi. Kenya nibyo bihorayo. Muri Kenya ndagira ngo mbereke ibintu mubyumve neza, mubyumve, murebe ibyo bintu, sibyo? Intambara muri Afrika ziraca ibintu ahantu hose. So ayo makimbirane, izo ntonganya, uko kuvurungana, ibyo bibi byose, abantu barapfa buri munsi, amaraso arameneka. So Imana rero nta kuntu itagaragaza ubutegetsi bwo mu isi mu ishusho y'inyamaswa, kuko yiravuga ngo niba bafite ubwenge buva mu ijuru, hari ibintu biburanga. Batubwiye ibintu 8 ubwenge bafite buramuka buva mu ijuru. Dore ibintu biburanga: icya mbere ngo buraboneye, kabiri n'ubw'amahoro, gatatu n'ubw'ineza, kane bwemera kugirwa inama, gatanu bwuzuye imbabazi, gatandatu bwuzuye imbuto nziza, karindwi ntiburobanura ku butoni, 8 ntibugira uburyarya. Muri politike niho hantu hambere haba uburyarya. Muri politike niho hantu hambere hataba imbabazi, kuko uzasanga amategeko abakarishye. Rimwe na rimwe ugasanga hari ibihugu bimwe bikica abantu bikanabamanika. Ati n'ubw'amahoro. Ubundi ahantu hari ubwenge bw'Imana, ibihugu bifite abategetsi bafite ubwenge buva ku Mana, baba bafite amahoro kandi bahisha abandi amahoro. So rero aravuze ngo ahantu haba amakimbirane, intonganya no kuvurungana n'ibi byose, ubwenge buba buranga abanyapolitike cyangwa se abategetsi cyangwa abami, ko twabonye ko Imana ivuga abami. Buturuka ahantu hatatu: buturuka mu isi, buturuka ku badayimoni, ndetse ngo buturuka mu nyamaswa abantu. Urumva ahantu Imana ivuze ngo ni inyamaswa abantu, inyamaswa abantu. Urumva rero niba Imana ifata umuntu nk'uwo ikamugaragaza nk'inyamaswa kandi ari umuntu, niyo mpamvu yagaragaje ubwami bwa Babuloni nk'inyamaswa iva mu bantu, ariyo nyanja. Igaragaza ubwami bwa Medo na Peresi nk'inyamaswa iva mu bantu kandi ari ubwami buva mu bantu. Igaragaza ubwami bw'Abagiriki nk'inyamaswa iva mu bantu kandi ari ubwami buva mu bantu.
igaragaza ubwami bwa Roma nk'inyamaswa iva mu bantu bagira ngo n'inyanja, kandi nabwo ababuyoboye ari abantu. So ni inyamaswa bantu. Aha rero turashaka kugira ngo twumvikanishe neza ikintu cyitwa inyamaswa, kugira ngo nitugera kuri bya bindi mufitiye ibibazo, digital ID, microchip, digital currency, ifaranga rimwe rikora ku isi yose, politike imwe y'isi yose, idini imwe, n'ibindi. Ibi byose mubona AI, artificial intelligence, byirimo irazana iyi tekinoloji, kugira ngo mubyumve nuko mugomba kubanza gusobanukirwa inyamaswa. Nitumara kuyivuga tuzasobanura ikimenyetso cyayo, uyu mubare wayo 336. Ariko mwatangiye kumva inyamaswa ko ari ubutegetsi, ari ubwami. Mwatangiye kubyumva neza, mwamaze kubyumva. Iyo bavuze inyamaswa bashaka kuvuga ubutegetsi. So rero iriya nyamaswa Yohana yabonye izamuka iva mu nyanja ni ubutegetsi, ni ubutegetsi bw'abantu, ni ubwami bwagiye buva mu bantu bukayobora abantu. Niyo nyamaswa. Theology ivuga ngo inyamaswa ni antikristo. No, ntabwo antikristo ari we nyamaswa, uko niko bateruje babyigisha. Oya, inyamaswa ni ubutegetsi, nyirago mwamaze kubyumva. Icyakoza ubutegetsi, abategetsi babuyoboye iyo batemeye kugandukira Imana, bagandukiye Satani, noneho bagasiga bakoreshwa n'umwuka wa antikristo. Ubwenge nyine bagira ni bwa bundi Imana imaze kuvuga, bw'amakimbirane, kuvurungana intonganya no gukora ibi byose. So rero iyi nyamaswa isapotingwa, iterwa inkunga na antikristo. Ni ubutegetsi burimo gushyigikirwa, bushyigikiwe na antikristo. Tugiye kurebera ubutegetsi ubwo ari bwo, mu kugira ngo tubusobanukirwe nuko tugomba kumenya iriya mitwe 7 iri kuri buriya butegetsi, cyangwa iri kuri ya nyamaswa. Kuko bamaze kumenya ko inyamaswa ubwayo ari ubutegetsi. Iriya mitwe 7 isobanura iki? Kiriya gihimba kindi gisobanura iki? Ariya mahembe 10 asobanura iki? Ni ukuvuga ngo iriya mitwe 7 iri kuri iriya nyamaswa isobanura ubutegetsi 7 bw'ibihangange, bw'ingenzi, bwabayeho hano muri iyi si, butegeka isi yose, bwigarurira ibihugu byose, bugira uruhare mu kurwanya iyobokamana ry'Imana Uwiteka nyir'ijuru n'isi, kandi burongera bugira uruhare mu kwigarurira isi, mu kuyobora abaturage. Impamvu Imana ibugaragaza nk'imitwe ni uko bwahedinze ubundi butegetsi bwose. Ni ukuvuga ngo igihimba cyo hasi ni ubundi butegetsi bwayoborwaga n'abandi bami. Iriya mitwe nibo bari bahedinze abo bami, kuvuga ngo zari empire. Urugero, Babuloni yari empire, Nebukadinezari. Abamedi n'Abaperesi bari empire, ubwami bw'abami. Umwami wabwo yabaga ayoboye abandi bami, aricyo gihimba cyo kuri ya nyamaswa. Greke yari empire, Roma yari Roman empire. So mu byumve rero ngo iyo bavuze iriya mitwe ni ubwami bw'abami, igihimba ni abami, hejuru ni abami b'abami, iyo mitwe ni abami b'abami. Noneho ngiye kubereka iyi mitwe 7 uko yakurikiranye mu isi, ariwo nsoreza, nzagaruka dukomereza aho ngaho. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze iriya mitwe 7 iri kuri iriya nyamaswa aribwo butegetsi, hitumenya ngo ni ubutegetsi 7 bw'ibihanganye bw'ingenzi bwabayeho ku isi, bugira uruhare mu kurwanya Abisiraheli, kuko babarwanyaga bashaka kuzimya iyobokamana ryabo, kandi iyobokamana rya Isiraheli ryo ryari iyobokamana ry'Imana yaremye ibintu byose. Noneho kandi burongera bwigarura isi yose. Ubwo butegetsi nubuhe rero? Kuvuga ngo Daniel yabonye 4, Yohana abona bongahe? 7. Kuvuga ngo Daniel yabonye 4 nkuko twabibonye, Yohana Imana igiye kumwereka imuhishura bwa bundi 4 Daniel yabonye, imwereka ububiri bwabayeho nyuma ya Daniel, imwereka ubundi butegetsi bumwe bwabayeho mbere ya Daniel.
ubwo yo yamweretse burindwi, ifata butatu Daniel atabonye ibongera kuri bune Daniel yabonye, ibuzana imbere ye ari ubutegetsi burindwi bw'ibihangange, abami b'abami. Cyo muracyumvise, mu butegetsi burindwi bwayoboye isi yose bw'abami b'abami. Iyo bavuze ngo bwayoboye isi yose nyine ni ubwami bw'abami. So kugira ngo tubyumve neza ko Imana afashe ubutegetsi Daniel yabonye ikabwongera ku buri butatu Yohana yabonye bukaba burindwi, nuko Daniel yerekwa buno butegetsi n'ibindi byinshi yeretswe. Yashatse gusobanukirwa icyo bishatse kuvuga mu buryo bwimbitse. Muzi maraka kuntu yamubwiye, yaramubwiye ngo igendere Daniel kuko bifatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniel twumve, kugira ngo mbone uko mpuza buriya butegetsi bune Daniel yabonye n'ubundi butatu Yohana yabonye, Imana ukuntu yabifatiye bikabimuhereza ari birindwi, ari ukugira ngo isohoze ibyo yarabwiye Daniel yuko izabisobanura mu gihe cy'imperuka. Umuntu rero abinyujijeho ibisobanurira twebwe abo muri iki gihe ni Yohana, kuko twebwe turi mu gihe cy'imperuka. Daniel rero yabayeho mu gihe kitari cy'imperuka. Mwari mubizi? Mu gihe cya Daniel ntabwo cyari igihe cy'imisi imperuka, ariko mu gihe cya Yohana, mu gihe cyacu, turi mu gihe cy'imisi y'imperuka. Niyo mpamvu Imana yabwiye Daniel ko izabisobanurira abantu mu gihe cy'imperuka. Iyo usomye igitabo cy'umuhanuzi Daniel 12, reka nsome ngeze ku murongo wa 9, haravuga ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro tugeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. 3, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. 4, nuko Daniel bumba igitabo gifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Urumva ukuntu avuze, nuko Daniel bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Nuko gihe Daniel nditegereza mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'uruzi rw'amazi, hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko birangire. Murongo wa 8 wa 9 rero ndagira ngo muhumve. Ndabyumva ariko sinabimenya, mera ko ndabaza nti databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni iki? Aransubiza ati, igendere Daniel kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Urumva Daniel yashatse kumenya ngo ibi bintu byose mbonye ikizaheruka ibindi sobanurira. Arabwirwa ngo igende Daniel kuko ayo magambo ahishwe kugeza igihe cy'imperuka. Bivuga ngo Imana nashatse kwerekana ngo kumeruka nibwo izabumbura igitabo cyose, noneho ibisobanurire abo mu gihe cy'imperuka. Mwari muzi ko twe turi mu gihe cy'imperuka? Uzi igihe imperuka yatangiriye? Imperuka itangirana n'umusitoro ryavukaga kuri Pentecoste mu yakozwe n'umwa igice cya 2, umwuka wera amanuka, kuko Yoweri yarahanuye ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ndetse na Petero yarabivuza bisubiramo ngo Imana yaravuze ko izasuka umwuka wayo mu minsi y'imperuka. So umwuka wera ni igihamya, niwo waje ukonfaminga ko iminsi y'imperuka itangiye, kuko Imana yaravuze ko izawusuka mu minsi y'imperuka. So iminsi y'imperuka rero itangirana n'umunsi umwuka wera yamanukiragaho. Niyo mpamvu ari nabwo Imana yongeye gufata kiriya gitabo irakibumbura, noneho iyereka Yohana ibyo Daniel yabonye, imwereka n'ibindi Daniel atabonye, kandi ibwira Yohana
irabimusobanurira kugira ngo natwe bo muri iki gihe tuzabashe kubisobanukirwa. So Imana isanga Yohana cyangwa se asanga ku kirwa cy'Ipatimo Yohana akamwereka iriya nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10. Iriya mitwe 7 yashaka kumwereka ubutegetsi Daniel yabonye, imwereka nubwo Daniel atabonye, kuko cyari icyo kugira ngo Imana noneho ibumbura igitabo cyose ayo magambo yarahishwe yadusobanurira. Iyo mitwe 7 rero nzagaruka nyibabwira n'ubutegetsi 7 bwabayeho. Dusobekiye ahangaha. Iyi ni episode ya 2, tuzagaruka ku ya 3. Turabasaba gusharinga ubutumwa, musharingira abantu. Icyo cyo mwamaze kukimenya. Dusobanuye inyanja yariyo kari abantu, dusobanuye inyamaswa kari ubutegetsi buva muri abo bantu, dusobanura iya mitwe 7 kari ubwami 7 bwayobowe n'abami b'abami, ni za empire, za empire, no mpamvu ari imitwe. Hanyuma igihimba n'abandi bami bayoborwaga n'abo bami b'abami. Icyo kirumvikanye. Niturangiza gusobanura iby'inyamaswa uzumva neza umubare 336 w'inyamaswa, uzumva ikimenyetso cy'inyamaswa, uzumva izina ry'inyamaswa, uzumva igishushanyo cy'inyamaswa, ndetse uzasobanukirwa n'ibyigura n'ibyigurisha. Uriya magambo avuga kugira ngo atagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda ngo cyese afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Uzabisobanukirwa wumva uburyo inyamaswa aribwo butegetsi bufite uruhare rukomeye runini mu kuzarimbuza abantu benshi. Kandi igitangaje nuko n'iyobokamana ryose ry'amadini ari hano muri izi ryamaze kwihuza na politike z'isi. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ngo Satani adutegera ahantu 3, ariko nza kubongeraho aha 4. None kamubabwiye neza adutegera ahantu 4. Niho adutegeye. Akuburiye hamwe agutegera ahandi, akuburiye ahandi agutegera ahandi, kugeza igihe agufashe. Ahambere ni ku byaha. Atuzana ibintu byinshi bituma dukora ibyaha. Iyo akubuze ku cyaha wagikoze, aguteza ibigeragezo, aguteza amakuba, aguteza intambara, aguteza indwara, aguteza kurogwa, aguteza ubukene, aguteza kwangwa imiryango kuvaho, aguteza ibintu byinshi, gukora bikanga, wacuruza ugahomba, mbega aguteza nyine amakuba, ubupfubyi, ubupfakazi byose. Kugira ngo wihebe, wiganyire, wange iyo Mana, ucike intege zo kuyizera, cyangwa nuzigera unakizwa avuga ati yaba ari hari barandengeye, akabara gufatishije, cyangwa ugira amanyanga menshi y'ubwesikoro kugira ngo ubeho. Iyo akubuza aho ngaho akabona nawe urahanesheje, ahandi agukubitira ni ku bihendo by'isi. None akuzanira iterambere rikaba ryinshi kuri wowe. Niyo mpamvu ubona isi, ubutegetsi bwo mu isi bushyize imbere ikintu cyitwa umuvuduko w'iterambere. Isi yose ishyize imbere ikintu cyitwa iterambere. Niyo mpamvu ahangaha muri iterambere kitonderwa, kuko Satani yishemo bikomeye, ukwiriye kuberamo maso. Kuko Yesu yavuze yuko utagushijwe n'amaganya ugushwa n'ibihendo by'isi. Ibihendo by'isi rero nibyo bigira uruhare cyane mu kugusha abantu benshi. Iyo kubuze mu iterambere ukahugira mu gushaka amafaranga, bakakuzanira ibintu ukabigiyemo kandi ari byo ugiye gukoreramo ibyaha, ukajya gucuruza ntiwongere gusenga, gukizwa ukavuga ati narateye imbere ndasenga iki, ubundi iyo Mana isengwa n'abakene, ibintu byinshi. Iyo ngiyo yakuburiyeyo, noneho agufatira mu myizerere, mu iyobokamana ripfuye, ukagira ngo uri mu iyobokamana rizima, kandi waramaze kuyobywa, warayobye, warayobejwe mu nyigisho z'ibinyoma, mu nyigisho zitari ukuri kandi zisa n'ukuri, mu buhanuzi bw'ibinyoma, ubuhanuzi busa n'ukuri kandi atari ukuri. Muri ayo madini ubarizwamo ukagira ngo urajya mu ijuru kandi ujya kurimbuka. Aho hantu 4 uhazirikane, utarabimenya uzaharimbukira. Rero tubahaye imiburo, iki ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kuba maso, ikadusenga Imana. Nyakubahwa mubyeyi udukunda, turagushimiye ku butumwa bwiza uduhaye. Dusengeye ababwumvise kugira ngo bubagire umumaro kandi bubakangure bamenye iyo bava n'iyo bajya. Shimwe no guhimbazwa bibi byawe n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye kubwanya mufasha mu ijambo ry'Imana, ubundi kiganiro nakagaruka. Shalom, shalom, shalom. Turabategereje abakunzi bacu ba Ayaloni TV, muze twige ijambo ry'Imana.
ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ayaloni TV ni urubuga nyamwuga. Ayaloni TV